Yes, amahoro, iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Ya African Union kabisa, viva African Union ikaba yemeje ko yamagana ibitero birimo gutegurwa kugabwa kuri Niger, ibitero ECOWAS irimo gutegura kuri Niger. Ibi rero bivuze iki? Bivuze ko aba basirikari barashyigikiwe, Afrika yose irashaka ko kiriya gice kiva mu bukoloni bw'Abafaransa. Reka tubiganireho muri iyi podcast. Yes, rero nkuko mubizi ECOWAS yarimo gutegura ibitero, n'ubu ngubu baracyakora amanama kuko ni inama iheruka kuba ya ECOWAS yemeje yuko ibihugu byatangiye kwiyemeza ngo tuzatanga inite zingahe. Baracyaterateranya inite bafite ngo barebe ko batangira bagategura ibitero kuri Niger. Iyi ECOWAS rero ikomeje gucika amazi nkuko nabibabwiye. Nibi ngibi birimo murabizi mwese, ni propaganda z'Abafaransa, ni n'Abafaransa babiri inyuma barimo gushaka ko iyi ngiyi ECOWAS yagaba ibitero kuri Niger. Ni ibintu Abafaransa bashaka ko babibakorera kuko bo badashoboye kubyikorera, kubo ntago batinyuka kubyikorera kuko ibyo bakoze muri Afrika bitugeza bongeye kumanura indege zabo, byaba birangiye nta Mufaransa wazongera gukandagira muri Afrika, cyangwa se nta business Abafaransa bazongera kugira muri Afrika kuko urwango Abanyafrika bafitiye bo muri biriya bice rwahita rwikuba inshuro nyinshi cyane. Rero ngewe nari mfite ubwoba mvuga ati African Union ni iki izemeza kuri iki kibazo cya Niger? Ni kizemeza kuko icyo izemeza kizaba kivuga ahakurikiraho ha Afrika hameze gute kuko murabizi aba basirikari ari Doumbia, ari uyu nguyu Traoré, bose bavuze yuko igihe cyose Niger izagabwaho ibitero bazabifata nk'ibitero kuri bo bwite. Banavuga ko biteguye guhangana n'uwari we wese uzagaba ibyo bitero. Urumva ko rero yari intambara irimo kugana mu kuba yaba intambara mbi yahuza ibihugu byinshi kandi irimo nanone n'ukuboko kw'abakoloni. So African Union rero ndayishimiye cyane. Ni ibintu bigaragara ko African Union itangiye kubona ko Afrika igomba kwigobotora ingoyi z'Abafaransa muri kiriya gice. Bakaba bemeje ko batemera, banamaganye ibitero byose ECOWAS irimo gushaka gutegura kuri Niger. Ibyo ngibyo rero tukaba turi buze kureba igikurikiraho kuko nabonaga za Nigeria zivuga ziti twe turatanga amayinite, ko za amayinite ya Nigeria yananiwe guhangana na Boko Haram. Nigeria, ibi bihugu nibyo byagutabaye Boko Haram ikumereye nabi. Kandi Nigeria murabizi ni igihugu gikize, ni igihugu gifite petrole nyinshi, ariko ni igihugu kidashoboye kwirindira umutekano wacyo nacyo ubwacyo, ariko ngo kirashaka noneho kujya no gutera n'ababafashaga. Yawe mwamenyaga ko nizo Boko Haram nibyo bintu byose bibona sponsor zivuye mu Banyaburayi. So rero Nigeria ngo na za Senegal ba Macky Sall na za Cote d'Ivoire ba Gbagbo, abo bose murabumva nta gatsiko k'abantu b'Abafaransa. Abo bose ngo bari biteguye kohereza amayinite runaka. Turategereza turebe ese mugiye guhangana noneho na African Union, mugiye kurenga ku byemezo bya African Union. Turaza gutegereza indi nama ya ECOWAS turebe ikintu iyi nama yakwemeza, kubera ko aba bagabo barahagurutse kandi barakangutse. Ubushize twabonye uyu nguyu Traoré mu nama yarimo kugirana na Vladimir Putin mu Burusiya. Traoré yasabye Vladimir Putin ko yabubakira nucléaire muri Burkina Faso. Kubera iki Blaise Compaoré imyaka yose atigeze atanga proposal byibura nk'iyo ngiyo we, ahubwo proposal ziwe zikaba ari zo kuza bagacukura amabuye bakajyana mu Bufaransa, bakaza bagacukura uranium bakajyana mu Bufaransa, bagacukura ibyo bashaka, bakanahinga n'ibyo bashaka, bagasarura bajyana mu masoko yo mu Bufaransa. Ibi rero Traoré mu biganiro arimo kugirana na Vladimir Putin cyananyeretse ko aba new generation bashobora kuba bafite na vision nziza ku bihugu byabo. Uyu Traoré yabwiye Putin, aramubwira ati turashaka ko mutwubakira nucléaire muri Burkina Faso, noneho tukagira amashanyarazi ahagije Burkina Faso ku buryo tuzajya tunahereza n'ibihugu duturanye. Namwe muri bazi igihugu nka Niger gifite uranium, ariko igihe cyose iyi uranium
icanira abafaransa nk'uko twabibabwiye. Nigeria yabashyiriyeho ibihano abasirikari bakatira umuriro. Ni n'akantu ko kubibutsa ati n'ubusanzwe you are stupid, muri kubyumva. Mucanira abafaransa, n'ubu ngubu tuvugana ntabwo inganda zabo zirahagarara kuko byitwa inyungu z'abafaransa nta kibazo biragira kugeza uyu munsi muri Nigeria, gusa ni matter of time, muri kubyumva. So aba bayobozi ni ikintu mbona ko bashyize imbere, ni uguteza imbere turiya duce. Kuva nabona ibi biganiro bya Vladimir Putin na Traore. Ikindi kandi na Museveni mu ijambo yavuze ejo bundi avuga ko Uganda ifite uranium, yavuze ko yanze kumvikana n'abantu bashaka kuza gucukura muri Uganda, baze gucukura uranium bayijyane hanze. Yarababwiye ati no, mutwubakire nucleaire natwe tugire amashanyarazi ahagije. Ibi ngibi rero akaba yaravuze ko Uburusiya bwiteguye kuza kububakira nucleaire ebyiri muri Uganda. Ibyo rero urumva ko ni revolution, ni impinduka ibi bihugu byose byo muri Afrika birimo gusaba, kuko nk'ibi bihugu by'abafaransa ari ibihinga amapamba, ari ibihinga ibifite ibiti, bino biti nk'ibi biti biva za ribuyo zino ziva muri za Gabo, ari ibintu hano hava matière première, kubyumva, hava matière ibyo bakoramo product twebwe tugura. Kubera iki Afrika itagira uburyo ibyo bintu bikorerwa hano, izo matière première dufite hano zashyirwa mu nganda, noneho izo product natwe tukazigira ari product tukazicuruza, tukajya tuzigura zivuye mu Burayi. Ngo uzambare impeta ya zahabu ari uko ivuye mu Butaliyani, uzambare impeta ya arja ari uko ivuye muri Iran, ivuye hehe? Kandi hano mu butaka bwacu tubicukura. Ni ibintu abayobozi barimo kwigira hamwe uburyo byahinduka, ku buryo ibintu byose byajya bikorerwa muri Afrika, pana kuza gufata matière première hano muri Afrika ngo muzijyane mu nganda zanyu. Izo nganda nizize hano dukorera ibyo bintu hano, bigere ku banyafrika bihendutse, tunacuruze mu mahanga. Ibyo rero niyo vision aba bagabo bafite, yaba uyu nguyu wa Mali, yaba uyu nguyu wa Senegal. Uyu nguyu wa Senegal abantu bakunda cyane gusanisha na Sankara, bakunda kumusanisha na Sankara kubera ko ari uburyo ashyira imbere abagore, ari uburyo yicisha bugufi, ari uburyo asaba ko ibintu bikorerwa muri Burkina Faso byahabwa agaciro. Ibintu byose ubona ko agendera mu ntambwe za Sankara, n'uburyo yegeramo igisirikari, n'uburyo yegeramo abaturage be, ubona ko ari umuntu wegereye Sankara cyane. Igisigaye ngiye nkuko nari nabibabwiye, ni igihe kiri imbere y'aba basirikari, ni igihe kiri imbere y'abasirikari. Mu myaka 4-5 tuzaba tuvuga tuti b'abasirikari byari sawa, ibyo bakoze byari sawa, cyangwa se ibyo bakoze byari bibi kurusha ibyari bihari, kuko tubategerejeho impinduka. Ntabwo turi gucelebratinga ngo Traore, ntabwo turi gucelebratinga ngo Doumbia, ntabwo turi gucelebratinga abangabo muri Niger gutyo gusa kugira ngo ducelebratinge, no, turi gucelebratinga impinduka. Abanyafrika bari kwishimira impinduka, ntabwo bari kwishimira ngo nuko ngo ari Traore, ngo nuko ari Doumbia, cyangwa nuko ari ababo muri Niger, cyangwa abo bandi. Ni ukuvuga ngo cyangwa Goita cyangwa nde, ni ukuvuga ngo abanyafrika bategereje umusaruro kuri aba basirikare. Icyizere rero babafitemo cyo kubasohora muri FRACFA, murabizi ibi bihugu byose byari bisanzwe bikoresha amafaranga y'abafaransa, nta banque nationale bigira kuko nta controle bigira ku mafaranga yabyo. Ibyo byose ni ibintu abantu bashaka ko bihinduka. Amafaranga, niba ari Mali mugira amafaranga yanyu, niba ari Niger mugira amafaranga yanyu, mu gihe Afrika itarashobora kuba yagira ifaranga ryayo rimwe ryakoreshwa muri Afrika yose. At least bibe bimeze gutyo ku buryo abantu bazajya baba bigenga, utavuga ati banki yacu ikontororwa na banki y'abafaransa. Ni ikintu kitumvikana. Rero ibyo nibyo abantu barimo kwishimira, nibyo abantu bashaka, kandi nge numva ko bizagerwaho, kuko nkurikije intambwe ku yindi mu by'aba basirikare bari gukora, mbona ko ni abarevolutionnaire bashaka impinduka. Urebye muri Mali bashoboye gukomeza guhangana n'aba ba-islamiste bafashwa n'abafaransa. Aba ba-islamiste bafashijwe n'abafaransa, bakoresha ibikoresho by'abanyaburayi, bakoresha ibikoresho by'abanyamerika, bakoresha ibikoresho by'abafaransa byatanzwe muri Libya batazi uwo babiha, bakabitanga bagamije ngo kwica Gaddafi. Ariko icyo bari bagamije ni ugusenya Afrika nk'uko mubibona, Rero igihe kirageze ko abangaba ba Macky Sall, abangaba ba Gbagbo,
abangaba undi ninde, hari Macky Sall, hari Gbagbo, hari n'uyu wa Cameroon ntuza uyu nguyu Paul Biya, urumva abo bagabo ubwoba bafite nuko ibibazo biri kuba muri ibi bihugu byabayemo amakudeta nibyo bibazo biri muri ibi bihugu, nibyo bibazo biri muri Senegal, nibyo bibazo muri Cote d'Ivoire, nibyo bibazo no muri Cameroon. Muri kubyumva, igihe cyose abaturage bazabona chance yo guhangana na bari abagabo bakabakuraho, bazabakuraho kandi nabi, n'abafaransa bagende nabi. So rero ahangaha muri Niger, kubera ko hasanzwe hari ikigo cya gisirikare cy'abafaransa, hasanzwe hari ikigo, hari base ya drone z'abanyamerika, bavuga ko hari base ya drone z'abanyamerika. Abafaransa bo bafite ikigo cya gisirikare, bakahagira n'ikibuga cy'indege cya gisirikare. Ni kuvuga ngo ni nk'aho bahafite ibigo bibiri. Abanyamerika nabo bakagira ikigo cya drone zabo. Nimuzajya mutekereza ibyo Putin ari kurwana nabyo, niby'ibyo ngibyo, namwe nimwumve ukuntu ibyo bintu kuri aka kanya bibaye ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane cyane, kubera ko ubu bari kwibaza ngo aba bantu bazatuvira hano gute, kubera ko abanyamerika nabo bari muri iyo propaganda yo gutegura uburyo Niger yaterwa. Abanyamerika babirimo, ariko nkuko mpora mbibabwira, ibyo bakoze muri Libya bituma badashobora gutera intambwe ikakaye, bituma badashobora kumanura indege zabo na drone zabo ngo batangire kurasa kuri presidence yo muri Niger, batangire kukuntu murabizi ko bari aho bateye nyine nta kindi kintu bahera kuri presidence. Turabazi niko bameze, niko bateye. Rero nugukomeza tukabikurikirana, kubera ko ntago abanyamerika bashobora kwiyongoza ngo batere muri Niger, ntibishoboka. Abafaransa ntibishoboka. Abo bagabo bandi mbabwiye niba niyongoza bakohereza igisirikare cyabo muri Niger, bakahaburira abasirikari, bizabatera ikibazo gikomeye cyane, bishobora no kuzavaho intandaro yo kubavana ku butegetsi mu bihugu byabo, kuko abantu bazabaza abasirikari bacu bazize iki, abana bacu bazize iki, abantu bazabibaza ibyo bintu. Rero iyi ECOWAS ngiye navuga ko ngiye ECOWAS nsigaye nyita Sebastien, ni Sebastien cyangwa se Sebastian niko nyita. Yarasebye ibi bintu bagomba kumanika amaboko bakabivamo, n'abasirikare babo bose bagataha, bakava muri ibi bihugu bikigenga, bikirwanira n'aba Islamiste, kubera ko Abashinwa, Abarusiya bazabafasha kubaka igisirikare cyabo, bazabafasha kubaka igisirikare cyabo, kandi aba ba-Islamiste bazatsindwa mu abangaba barimo gukoresha abatuarege muri ntuza muri Niger kugira ngo badisturbinga abasirikare. Ibyo byose bizatsindwa, bizajya hasi. Igitegerejwe kureba ni resultat mu bukungu muri ibi bihugu bimeze bite. Reka turebe ko cyakora nka Burkina Faso nigira gutya ikibonera iyi nucléaire, turahora zabakoza gashya. Burkina Faso ntizongera kubura umuriro, izagihereza n'ibindi bihugu bituranye nayo, mu gihe Niger ikiri kumangamanga, kandi iyo yanacukuramo aho ngaho mu butaka bwayo igahita icanira hafi Afurika yose. Ibi rero ni ibintu tuzakomeza kurebera hamwe, ariko nanone nkaba naba mfite impungenge ku bijyanye n'izi nucléaire bari gusaba Abarusiya ngo baze kubaka muri Afurika. Ni byiza, amashanyarazi azaboneka n'iki, ariko nanone Afurika igomba kugira ubushishozi, kuko ziriya nucléaire nanone ni mbi cyane, zikenewe kurindwa, zikenewe kugira umutekano no gukurikiranwa 100%. Rero kuba wayiterura ukayitereka ahantu hari n'aba-Islamiste, hari n'iki, bashobora kuza bakaba banayirasa, ugasanga hafi ahantu mutegetswe kuba muzamara imyaka igera ku 100, nka biriya byabaye muri Ukraine, ahantu bahita ahangaha bahita gute, hano muri Ukraine habaye iturika rya centrale nucléaire. Ahangaha hamaze imyaka irenga 50 nta muntu uhatuye, bahita Chernobyl. Ahangaha muri Ukraine uturutse mu bice bya za Belarus. Ibyo rero ni ugucungira hafi ku buryo ibintu nk'ibyo ngibyo bitazaba muri Afurika.
noneho ibyo bigega mukajya mubyubaka, niba ari ukubishyira kure, niba ari ukubirindira umutekano, niba ari iki, ibyo byose akaba ari ibintu Afurika igomba kwigaho ku buryo ibyo bintu nibiza bitazaba ikibazo nanone, aho kugira ngo bibe igisubizo ku munyafurika. Ni ukurebera hamwe. Nge narabivuze ndavuga ati iki gihe ni cyiza ariko ni n'igihe kibi kuri Afurika, kubera ko Afurika ishobora gutera imbere bitewe n'amahitamo meza yagize, kubera ko ubu ifite ubushobozi bwo kuba yakwihitiramo, ifite ububasha bwo kuba yakwihitiramo. Ariko nanone uzahitamo naba akagira pupa y'ibintu akirukanka mu bintu n'amafaranga y'inguzanyo z'Abarusiya cyangwa Abashinwa, abo nabo icyo bareba, icyo bashyize imbere ni inyungu zabo. Abashinwa nta rukundo bakunda Abanyafurika. Abashinwa icyo baje gukora muri Afurika ni ugukorana na Afurika kugira ngo bunguke. Afurika rero nayo igomba kureba uburyo ikorana n'Abashinwa ikunguka, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo Abashinwa ngo baradukunze ngo bari kutubohora ingoyi y'abakoroni. No, ntabwo badukunze, gusa baratubonamo isoko, baratubonamo abantu bashobora gukorana nabo bakunguka, natwe tukunguka. Ariko igihe cyose uzarangara, Umushinwa azagukubitira mu gafuka, Umurusiya azagukubitira mu gafuka. Ibyo byose birasaba ko ntugukanguka, kubera ko niba ufite uburenganzira bwo kwihitiramo, nicyo gihe cyo kuba smart. Nicyo gihe cyo kuba smart, ugahitamo igikwiye, ukajya ku ruhande rukwiye. Nicyo kintu nasaba Afurika n'abayobozi ba Afurika, ni ugushishoza muri iyo mishinga mishya iri kuza, muri iryo shoramari riri kuza, muri business bakorana n'ibindi bihugu, mu masezerano y'ubucuruzi bagirana n'ibindi bihugu, ku buryo inyungu za Afurika zitongera kubangamirwa nk'uko byabaye mu myaka na gateke. Narabibabwiye ubushize mu kiganiro, Museveni ari gutanga imibare ye yuko ikawa icuruzwa ku isi muri rusange ni biliyoni 26, biliyoni 26. Afurika yose ibona biliyoni 2 n'igice. Wakwibaza uti se ni rwo rugero du producingamo, turusha Ubudage, birazwi Ubudage ku mwaka bubonamo biliyoni 6. Iyo difference rero nicyo kintu Afurika igomba kurwana nacyo kikavamo, hakabaho kwisanzura. Ikindi kandi ni ukureba uburyo BRICS, ibihugu bya Afurika byayijyamo, kubera ko aba Banyaburayi bakoresha ibihano kugira ngo bagusha ibihugu, bakoresha ibihano, bakaba bagufatirira amafaranga yawe ari muri Banki Mondiale, bakaba bagufatirira zahabu zawe, kwara ibihugu bibika muri zahabu, bakaba babifatira imitungo yawe, bakaba bayifatira, bigahungabanya ubukungu bwawe. Ariko igihe cyose Afurika izaba iri muri BRICS, bizatuma niba waba ufitanye ikibazo n'Umunyamerika, ubukungu bwawe buzakomeza buraninge. Niyo mpamvu mvuga ngo harasabwa iki, gushishoza no gutekereza neza ku byakorwa kugira ngo Afurika isohoke muri ubu bukene irimo, ikire, kuko Afurika irakize. Afurika ni umugabane ukize. Amahoro rero kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Ndashaka gutegura podcast ya comment zanyu gusa, tukaganira kuri comment zanyu gusa, kuko nabonye harimo nyinshi zifite ibitekerezo byiza twasangiza abandi tukaziganiraho, harimo nyinshi zifite ibibazo zibaza, twazana hano muri podcast tukabibaza hano, nkakubwira opinion yanjye, kuko ngiye narababwiye ndi umunyamakuru, ngewe mvuga ibitekerezo byanjye uko mbibona n'ibintu uko mba nabibonye, nkabisesengura uko nabibonye. So nzajya nzana ibibazo byanyu hano mbisome, ufite igitekerezo nawe akitwandikire asubiza mugenzi we, cyangwa se nkuko nabibabwiye, ndashaka gufata nimero y'umuntu wumva ari tayari ko twaganira, tukaba twagirana ikiganiro hanga kuri Waka Waka podcast. Muri mwebwe mukora comment, hari abantu benshi bakora comment hano, mbona mufite ibitekerezo biri smart cyane, mbona ko mufite byinshi mwasangiza abantu. So mushobora kunyura kuri Instagram yanjye ni Rafiki Choga, cyangwa se King Waka Waka, ushobora guhita umbona, unyandikire, umpe nimero yawe, ngewe nzaguhamagara mu kiganiro hano, tuganire ku bitekerezo uzaba wambwiye muri message. Ndabashimira cyane rero. Iyi ni Waka Waka podcast, mukomeze mugire ibihe byiza.